Philadelphia Imana iratsinda. Nk'uko bisanzwe guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia, ndashimira Imana y'amahoro, Imana yacu bwite, Imana y'urukundo ishobora byose. Ndayishimiye kubw'uburinzi bwayo n'urukundo dukunda, n'ineza yayo igenda itwereka uko bwije n'uko bukeye. Imana iri mu ruhande rwacu. Data nashimwe rero, kandi namwe abadukurikirana, abadusengera, abadushyigikira, abo dukorana umurimo muri Philadelphia, mwese Imana y'amahoro ibaha umugisha. Imana ishimwe cyane. Reka dutangire dusenga Imana tuyiragiza, tunayishimira kandi. Mana Data, Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, Mana y'urukundo, Mana y'imbabazi, Mana ihoraho, uri Kristo wanesheje igorogota. Ndagushimira igitondo cyiza cy'umugisha, ndagushimira ineza yawe, ndagushimira urukundo dukunda mu izina rya Yesu. Uyu ni umwanya wo kumva ijambo ryawe. Duhagaritse imbaraga zose, iz'abakonikoni, iz'abarozi, batavuga Imana bose, inkota y'Uwiteka ibabangamire. Uyu mwanya connection yawe ari ikora mu izina rya Yesu. Abafite inzara n'inyota byo kumva ijambo ryawe, reka ribagereho. Uha imitima y'abantu gutuza, uha imitima y'abantu kumva. Buri muntu wese acishwe bugufi n'ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe risohoza ikirizanye. Uyu munsi hagira umuntu ushima yuko ahuye nawe, hagira umugabo ukoraho, hagira umugore ukoraho, buri muntu wese, umusore n'inkumi, buri muntu wese uguteza amatwi, uguhanze amaso akubone, buri muntu wese ahure nawe ukwiringiye mu izina rya Yesu Kristo. Jambo ryawe niko ritubwira, gukunda abagukunda, ngo kandi iyo bagushakanye umwete barakubona. Reka rero iki gitondo hagira abantu bahura nawe, bagukeneye, bakwifuza, abakwiringiye nk'umwami n'umukiza, reka babane nawe mu izina rya Yesu. Duhagaritse imbaraga zose, duhagaritse imyuka mibi, amaraso ya Kristo yeza ikirere. Urakoze kuri bubane natwe kandi ukatwiyereka, mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Ni Gatera Jose nkuko nababwiye, guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Turashimira Imana y'amahoro. Imana yacu ni Imana yo kwizerwa, ni Imana y'urukundo, ni Imana igira neza. Data wa twese nahabwa icyubahiro, turamushimiye cyane. Imana ishimwe rero. Nukuri ko turyamye tukabyuka amahoro, buba ari ubuntu, ni nehema, ni ubuntu. N'ubuntu, ntacyo warushije umugenzi wawe wagiye kwa muganga, cyangwa haraye, cyangwa hamaze igihe. We n'ubuntu Imana yakugiriye. Imana yagize ngo uvuge ineza y'Imana, uvuge ko Imana igira neza. Rero we nanjye turabishimiye ko twabyutse turi amahoro, kandi nawe uri kwa muganga haracyari ibyiringiro. Nawe rwose utamerewe neza, haracyari kuba ugihumeka umwuka bazima, haba hakiri ibyiringiro yuko naho batema igiti gishobora gushibuka. Niko Yobu yavuze, ngo hanyuma ngo kikagira ibitonome, kikagira amashami, ngo kandi ya mashami bitonome, ngo atameze nk'aya yandi batemye, ngo y'ibitonome. Imana rero ihabwa icyubahiro. Uyu munsi nkuzanira ijambo ry'Imana rivuga ngo imbaraga z'isezerano. Imbaraga z'isezerano. Wari ubizi? Isezerano rigira imbaraga. Isezerano rigira imbaraga. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo imbaraga z'isezerano. Ari igihe abantu benshi baba mu masezerano ariko ntibamenye imbaraga zayo. Imana ikagusezeranya, kakubwira ngo nza. Buriya abantu benshi bapfa kubaho gutyo gusa, ukagira ngo akabango kandi ngo nzangwira bimbwiye ngo biraha. Irira sezerano Imana iguhaye, yariyo yari guhaye, yariyo wavuganye nayo, irakurinda, rirakakurinda. Imvura ikagwa ntiguhitane, kajya mu mazi ntakwice, ntagutembane, kajya mu muriro ntugutwike. Buriya warinzwe n'isezerano ry'Imana. Bivuga ngo isezerano ry'Imana rifite imbaraga. Wowe wahawe isezerano, ujye ukomera kandi ushikame, wizere, ujye ugira kwizera, wizere ko yagusezeranije ariyo kwizerwa. Muri ubu buzima busanzwe tugenda tubaho, ariko tubayeho kubw'amasezerano. Mu by'ukuri nk'abantu bakorera abandi murabizi, hari igihe aguha akazi mugasezerana,
rimwe na rimwe byagera hagati akabona nta kigushaka cyangwa se ntibiri kugenda nk'uko abishaka, aho kubera isezerano mufitanye kabanza akabyihanganiramo, akabanza agatuza. Buriya nta sezerano mufitanye bwacya kwirukana akubwira ati uyu munsi ntuze ku kazi, aho kubera ririya sezerano muba mwaragiranye arabanza akabyitondamo, akabanza agashishoza, akareba itegeko ry'umukozi, akareba ingingo imurengera icyo ivuga, akabitekerezaho rya sezerano. No mu Mana, isezerano ryo mu Mana rigira imbaraga, n'iryo hanze n'iryo ku isi rigira imbaraga. Noneho mu Mana amasezerano ararinda, amasezerano arinda umuntu, amasezerano agira imbaraga kandi agushakira inzira. Narije kugukumbuza kuba mu isezerano ry'Imana neza, kuko yagusezeranije niyo kwizerwa. Narije kukwibutsa ufite abana b'isezerano, ufite umugabo w'isezerano, ufite akazi k'isezerano. Ayo masezerano ujye uyarinda neza, ayo masezerano ujye uhagaramo neza, niyo haza umuraba, niyo haza ibigeragezo, ariko icyo Imana yavuze izagihagararaho. Ndakwibutsa ko isezerano ry'Imana rishaka inzira, rishaka aho ryinyurira, rishaka uburyo risohora, ntabwo ariho uzaricira inzira. Nuricira inzira ntabwo uzahagarara neza, ntabwo uzarisohoza neza, nta n'iryo uzasohoza. Ariko ujye uhagarara mu isezerano utinya icyaha, wubaha Imana, Imana izarishakira inzira. Rimwe na rimwe Imana iduha amasezerano tukabona nta nzira, tukabona ntibizabaho, tukavuga ngo Mana ibi ntibyashoboka, ibi byo tubikubabariyeho. Nzagukiza indwara ukareba igihe uyimaranye, nzaguha akazi ukareba n'abakurusha amashuri barakabuze. Ariko ndakubwiza ukuri, isezerano rifite imbaraga, rigutereka ahantu utakwitereka, rigushyira ahantu utarazwe n'ababyeyi, rikugira utigeze utekereza ko wabawe. Ndagira ngo ngukumbuze isezerano, uryibuke, utekereze ku isezerano Imana yagusezeranije. Reka turebere ijambo riri mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho 15. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Aburahamu yizera Uwiteka amusezeranya isezerano. Aburahamu yizera Uwiteka amusezeranya isezerano, kubera ko yamwizeye, hanyuma ngo Uwiteka amuhana isezerano. Bibiliya iravuga ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mwiyerekwa. Riza kuri Aburahamu mwiyerekwa riti, Aburahamu witinya, nijye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburahamu aramubaza ati, Mwami w'Iteka, uzangororera iki ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko. Ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi wavukiye mu rugo rwanjye azazungura ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu, riza kuri we riti, uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana, aramubwira ati, rarama urebe ijuru. Areba inyenyeri, reba inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka, abimuhaniriza,
no gukiranuka. Aramubwira ati ni jye Uwiteka wagukuye muri Uri y'Abakaludaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Imana itugirire neza, Imana idushoboze. Bibiliya iravuga ku murongo wa 6 ngo nuko yizera Uwiteka abimuhaniriza no gukiranuka. Aramubwira ati ni jye Uwiteka wagukuye muri Uri y'Abakaludaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Buriya ugira ngo Imana icyo yakuzaniye, aho yagukuye, ubuzima yagukuyemo, agakiza yaguhaye, ibyaha waretse, Imana hari icyo yakukuriye mu byaha, hari icyo yaguhereye agakiza. Imana ituma Mose kwa Farawo, yaramubwiye ngo genda ubwire Farawo ariko Abisirayeli bajye kunkorera. Nta kindi yari ibakuriye mu buretwa bwo kwa Farawo, kwari ukujya kuyikorera. Wari umuhamagaro wo kujya gukorera Imana. Nta kindi Imana yari imuzaniye, kwari ukugira ngo ayikorere. Iramubwira ngo ni jye wagukuye muri Uri y'Abakaludaya, kwari ukugira ngo nzakurage iki gihugu. Bibiliya iravuga ngo hanyuma y'ibyo, hanyuma yo kwizera Imana, Imana ikamuha isezerano. Uyu Aburahamu yavutse mu muryango, Tera yababyaye abana 3, kandi ngo Tera nta nubwo yari umukirisitu. Tera yabaga muri Uri y'Abakaludaya, bakoreraga imana zabo, bari bafite imana baramya, bari bafite imana bakorera. Aburahamu yabanaga na se bakajya gucuruza ibigirwamana. Imana imukura muri uwo muryango umeze utyo. Imana imukurayo rwose, iramubwira ngo haguruka, genda, va mu nzu ya so, va mu muryango wawe, jya mu gihugu nzakwereka. Iramuhagurutsa, imuhagurutsa ageze mu myaka 75. Wowe ujya uvuga ngo ubuse nakorera Imana angana ntya, nibayikorere abakiri batoya. Oya, Aburahamu haguruka ari mu myaka 75. Imana iramubwira ngo haguruka ugende, wimuke uve muri iki gihugu. Ngo iramwimura, imukura mu muryango wa se, imukura muri famiye ye, imukura aho yari ari mu nshuti ze. Iramubwira ngo haguruka ugende, nzaguha umugisha. Ngo aragenda, yemerera kumvirira Imana, yemera guhaguruka. Reka nkubwire, umuhamagaro ni ikintu cyiza, kwizera Imana ni ikintu cyiza, isezerano ni ikintu cyiza. Ryarinze Aburahamu. Njya mbona abantu bavuga ngo jewe ngo singishaka n'iby'imbwira, ngo uzabanze isohoza ibya mbere. Aburahamu kugira ngo agere ku isezerano, izigihe Imana yigeze imuhera, yagendaga imuha amasezerano. Ageze i Kanani, yarahazungurutse, agera ahantu hitwa Shekemu. Imana ihamuhera isezerano, amubwira ngo dore urubyaro rwawe nduhaye aha hantu. Iryo riba ari isezerano, ngo hacana igicaniro. Wowe rero wirirwa uvuga ngo yewe ibyo yambwiye birahagije, nta mvugo yayo nyikeneye. Imana iravuga kandi ikanasohoza. Ntukange imvugo y'Imana. Wowe izere Imana, ubane nayo, uyikorere, uyubahe, ukiranuke. Muri Yesaya 54 murongo wa 11, iyo dusomye tumanuka, haravuga ngo wowe yewe uhungabana we, ngo gahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ngo ntugire umuntu ukubwira ngo komera, nta ukubwira ngo pore, ariko Imana iba yakubonye. Imana iha amasezerano Abisirayeli, iravuga ngo amabuye yawe nzateraho amabara meza. Iramubwira ngo agahato kazaba bakure, ngo bazabateraniraho bose bazapfa rimwe bazize, ngo kandi ngo muzakomezwa no gukiranuka. Ubundi
kubaha Imana, gukiranuka nibyo bidukomereza amasezerano. Amasezerano Imana igusezeranije, kwizera ufite yukongeyeho kuyubaha no gukiranuka, Imana ikugirira neza. Uyu mugabo Aburahamu yumviye Imana, arahaguruka ava mu muryango wabo aragenda. Ariko ngo agenda, umugore we nta mwana yagiraga. Barahagurukana baragenda, Imana imwemerera umugisha. Ndetse iyo dusomye Bibiliya dusanga ibigaragara nk'ubutunzi Aburahamu yari abifite. Ageze i Kanani, ageze i Shekemu, hari ibyo yahungukiye, hari n'abantu yahabonye, hari n'ubutunzi bwinshi yahabonye, ariko akomeza kugendana ikigeragezo cyo kutaba afite umwana. Ageze muri Egiputa, umwami wa Egiputa hari ibyo yamuhaye, kuko igihe Imana yashatse, igihe Imana yarwaniriye Aburahamu, igihe umwami wa Egiputa yamutwaraga umugore ngo ari yaramubengutse aramumwambura, ariko Imana imumuburiza mu nzozi ko ari umugore wa Aburahamu, ngo aramumusubiza, ariko musubizanya n'ibindi byose n'ibimuherekeza. Ibyo byose bwari ubutunzi bugenda bumwirundaho. Hanyuma ngo Imana ikomeza igenda isura Aburahamu, imwibutsa amasezerano, imwibutsa ko ari kumwe nawe, imuganiriza. Mu bice 15 dusomye ko Imana yamusuye ikamubwira ngo Aburahamu, witinya nige ngabigukingira. Yumvaga afite ubwoba, akabona ibintu atunze, akabona ubutunzi afite. Hari umwana wari waravukiye mu rugo rwe, akavuga ngo uyu niwe uzabisigarana, kuko nta mwana afite. Uyu wavukiye iwanjye niwe uzabisigarana. Bishoboka ko nawe uyu munsi hari ikibazo ugendana, hari ikibazo wicaranye, niyo uri mu kazi ntubutuje. Imana yaraguhagurukije guhagakiza, uva mu byaha, uva muri Uriya Bakarudaya, hari aho wavuye. Komeza wizera Imana. Iyagukuye hahandi iracyafite imbaraga. Imana ikugirire neza. Aburahamu yizera Imana, Uwiteka amusezeranya isezerano. Kubera kwizera imuha isezerano, iramubwira ngo nzaguha umugisha. Aburahamu yajyaga aganira n'Imana, akavuga ngo Mana yaramusohoraga. Aburahamu Imana ikamubwira ngo sohoka urebe. Wirambirwa mwana w'Imana, wirambirwa mu Kristo, wa mubyeyi we, wirambirwa. Hari umukobwa urambiwe, ariko Imana igihagarara ku isezerano yagusezeranya, ntago yaryibagiwe. Izarishakira inzira. Bikujujubya bakubwira ngo ca muri izi nzira, bikujujubya bakubwira ngo ntabwo ntacyo wageraho. Iyagusezeranije niyo kwizerwa. Komera kwisezerana Imana yagusezeranije. Izere, kunda Imana, jya uyivuga neza, jya uyibwira abatayizi, yikorere, bamubyayo, mu murimo w'Imana. Imana izahagusanga, Imana izagusanga mu murimo wayo, izagusanga muri iyo korari, izagusanga kuri uwo murimo, izagusanga uhagaze muri iyo nyubako, izagusanga uhagaze muri ubwo budiyakoni, izagusanga uhagaze mu murimo wayo. Imana muzahura, izaguhura nawe wagiye gusura abarwayi, izagusanga wagiye kureba abapfakazi n'imfubyi, izagusanga mu murimo, izakugirira neza. Ni Imana yo kwizerwa. Aburahamu arakomeza arizera, yizera Imana, agenda urugendo rurerure. Wibara ingendo wagenze ntago warusha Aburahamu. Ngo dore ngo kanyarira narahasengeye, ngo kizabonwa, ngo n'imisozi, ngo none ubu naranayiretse, ngo ubusengo hano izahansanga, izahagusanga. Imana irazirikana, Imana irazirikana, izahagusanga. Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo wakoze. Komeza uyizere. Aburahamu ngo yarageze muri zabukuru n'umugore we, ariko ngo Imana irabasanga,
iramubwira ngo Aburahamu sohoka urebe, ngo arasohoka, ngo iramubwira ngo barazira nyenyeri, ngo arazibara, ngo arabara, ngo arangije ngo aravuga ngo mwami ngo numva ntabishobora, ngo numva izi nyenyeri ntazishobora. Ngo Imana iramubwira ngo niko urubyaro rwawe ruzangana, niko urubyaro rwawe ruzangana. Imana iramubwira ngo urwo rubyaro rwawe ngo ruzangana na ziriya nyenyeri, ngo niko urubyaro rwawe ruzangana. Irongera imwongera isezerano. Uyu munsi hari isezerano Imana iri buguhe, hari isezerano Imana iri buguhe, ahubwo wirebe neza uvuga ngo ndacyari kumwe nayo. Ese ubu sinabivuyemo? Ese ubu mpagaze neza? Ariko wibuke ko ariyo yagukuye hariya, niyo yagukuye mu bushomeri guha akazi. Kwari ukugira ngo ukore uwo murimo w'Imana, kwari ukugira ngo ujye ureba uwo muturanyi wawe, kwari ukugira ngo urebe uwo mu muhanda imbibi ubene mwene so. Aho Imana yaguteretse ntabwo ari aho ubusa. Ntukabereho gutyo gusa, jya ubaho mu mugambi w'Imana, jya ubaho ufite umumaro. Ntukabeho gutyo gusa, jya ugira ishyaka, jya ureba kure, jya utekereza kure. Imana izashyigikira ibitekerezo byawe. Aburahamu Imana iramubwira ngo ya Eliyezeri wavukiye mu rugo rwawe ntabwo ari uzabiragwa, ahubwo uzaturuka mu rukiryi rwawe, mu nda yawe, mu mara yawe, niwe uzaragwa ibyawe. Imana ishimwe ko igizirikana, Imana ishimwe ko igizirikana. Imana yacu irazirikana. Ndashaka kukubwiza ukuri ngo Imana irazirikana. Ikigushakaho ni iki? Ni ukuyizera, ni uguhaguruka ukimuka. Aburahamu yarimutse ava mu muryango wabo, ava mu nzu ya se, asiga imiryango, yizera Imana, ahaguruka atagira umwana, ahagurukana n'umugore we, baragenda. Reka nkubwire, sinzi ibyo wahagurukanye, ariko Aburahamu we nubwo yakurikiwe na Loti ngo baje kugera mu nzira barashyamirana, kuko ubu ngubu hari abantu mugendana bakaba bagukura mu kwizera, bakaba bagukura mu isezerano ry'Imana. Biragusaba ko ureba neza isezerano wasezeranijwe n'Imana, ukarihagararamo neza. Bageze mu nzira, Loti yamubereye igihanda, ngo aramubwira ngo muvandimwe, dore ikibaya, dore imisozi, hitamo, nujya iburyo ndajya ibumoso, nujya ibumoso ndajya iburyo, ariko dutandukane. Ntukagire inzitizi mu murimo w'Imana, ntukagire ikintu kikubuza gukomeza umurimo w'Imana. Mwene so ntazakubera igihanda, wowe komeza umurimo w'Imana. Imana izahagusanga, izasohoza isezerano. Imana itugirire neza, Imana izakwitaho. Loti arasigara. Reba abo muri kumwe, reba abo mugendana, batakubuza gukomera mu isezerano. Urabizi Abisirayeli bava muri Egiputa, Imana yari yaratumye Mose ngo najye kubwira Farawo arekura Abisirayeli. Murabizi ntabwo ndibuvuge cyane ku by'Imana yakoze, ariko hari ibintu 10 yakoze ngo cya 10 cyemeza Farawo. Bamaze guhaguruka, harimo abantu b'ingurumbanya, harimo abantu batari bari mu isezerano bahagurukanye nabo. Bariya abantu ntago bajya bihanganira imibabaro yo mu rugendo, ntago bajya bihanganira imibabaro yo mu isezerano, ntago bajya bihanganira imvune zo mu isezerano. Mu isezerano habamo gutegereza, habamo kwihangana. Bariya abantu bagiye baca Abisirayeli intege, babandi Imana itari ihamagaye, babandi batari bahamagawe n'Imana. Bibiliya ibita abagabo b'ingurumbanya. Ushobora kuba ugendana n'abakobwa b'ingurumbanya, ushobora kuba uri kumwe n'abagabo b'ingurumbanya, abasore b'ingurumbanya, abagore b'ingurumbanya, ntibagukure mu muhamagaro wawe. Biragusaba kwizera. Abo bantu rero mu rugendo bagendaga bacogoza abandi. Bageze imbere y'inyanja itukura baravuga bati sibyo twavugaga, tubabwira ngo nimureke twigumire muri Egiputa. None se ubutuje kugwa ku misozi muri Egiputa nta mva zahabaga. Iyo mutureka ati kwigumira muri Egiputa hari yiva,
none tuje kugwa ku gasi, tuzaribwa n'inkongoro. Batangira kuzana ibibazo. Mose ahura n'ibibazo, abantu baramuhinduka. Ariko byari bitewe n'abantu batahamagawe, byari bitewe n'abantu badafite amasezerano. Umuntu udafite isezerano, kibera amaso isezerano, isezerano baribera amaso. Narenje kukubwira ngo hari imbaraga z'isezerano zakwambutsa inyanja itukura, nizo zambukije Abisirayeli bakava muri Egiputa bagaca mu nyanja. Buriya bahacishijwe n'isezerano Imana yari yabasezeranije. Imana izarishakira inzira, ariko babanje gucogozwa n'abantu batari mu masezerano y'Imana, ab'Imana itari yaravuzeho, ab'Imana itahamagaye. Abo bagiye barushya abandi mu nzira, bagenda babacogoza. Rero wowe ufite isezerano ry'Imana, niba nta n'ikiragusezerano, uyu munsi wizere Kristo nk'umwami n'umukiza, urahura n'Imana nzima. Kuba utinze mu bushomeri, nkunda kubivuga, ntibizagutume urekura Imana. Kuba ubona bisa nkaho bitinze, nawe uracyafite igihe cyo kubaho. Gutinda kw'isezerano ni nako kurama kwawe, kuko Imana ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe isezerano ry'umuntu. Aburahamu yaciye mu nzira ndende, ariko Imana ikajya imusura, ikagenda imusezeranya. Hari naho byageze yihakana umudamu, aravuga ngo si uwanjye, ni mushiki wanjye. Ibyo byose ni isezerano ryamucundaga, rimushakamo amavuta. Isezerano rigushakamo amavuta, ariko Imana imurwanaho. Isezerano rizagucira inzira, rizagutambutsa. Dusomye mu bice 21, 21, haravuga ngo, uduhere ku murongo wa mbere, haravuga ngo Sarayi abyara Isaka. Sara abyara Isaka. Sara abyara Isaka. Sara yari yasezeranijweho n'umugabo we. Imana irababwira ngo nzabaha umwana uzaturuka mu rukiryi rwanyu, ni uzaragwa ibyanyu. Hanyuma babona barakuze, babona ntibyavamo. Nawe hari ibintu ujye ubona bitavamo, ariko ibidashobokera umuntu ku Mana birashoboka. Umurongo wa mbere uvuga ngo Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yamusezeranyije. Urumva? Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yamusezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, abyarana umuhungu igihe Imana yavuze, igihe Imana yamubwiye kigeze. Abyara umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze, kandi igihe Imana yatubwiye ntikijya kirenga. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Igihe Imana yakubwiye, igihe cy'Imana ntabwo kijya kirenga. Rero twebwe ntabwo tujya twihanganira kugera mu gihe cy'Imana. Igihe cyose tugwa hagati aho igihe kitaragera. Igihe kitaragera niho tugwa. Ariko Bibiliya ivuga ngo Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, ariko arayisama, arayibyara, abyara umuhungu igihe cy'Imana kigeze. Isaha y'Imana ntabwo igirenga. Narije kukubwira ngo uhagarare mu isezerano neza, wizere Imana. Imana nta kintu na kimwe yasezeranye nawe itazasohoza. Ibyakubwiye uri mu murimo wayo, byakubwiye uri mu masengesho, ibyavuganye nawe, amasezerano yose Imana yagusezeranije, hari imbaraga ziyasohoza, imbaraga zisezerano. Imana isezerano rigira imbaraga, risenya ibikuta, rikuraho ibihome. Isezerano ry'Imana ritanga umwana. Isezerano ry'Imana rikingura inzugi. Isezerano ry'Imana rivana Abisirayeli muri Egiputa.
isezerano ry'Imana, isezerano. Muririmbyi aravuga ngo umuntu wahawe isezerano n'Uwiteka Imana, ngo komera ushikame kandi wizere, ngo nubwo bikomeye izabisohoza. Erega biba bikomeye nyine, niyo mpamvu ibigusezeranya ikaba ngo nzabikora. Wagira ngo kwambuka inyanja itukura byari byoroshye, ariko kuko ryari isezerano ko Imana izabajyana mu gihugu cy'isezerano, yabashakiye inzira. Wagira ngo kubyara umwana umuntu ageze muri zabukuru byari byoroshye, ariko kubw'isezerano Imana yarabikoze. Ntabwo ni Imana yitaye ku bushomeri umazemo igihe, ntabwo yitaye ku ndwara utindanye, ntabwo Imana yitaye ku kibazo uhagazemo. Imana ishyigikiye isezerano yagusezeranije. Ntabwo Imana yitaye ku buzima uhagazemo uyu munsi, irareba isezerano. Ntabwo Imana yitaye ku manzu ufite, ntabwo Imana yitaye mu gihe uhagazemo, ihagurukijwe n'isezerano. Igihe cy'Imana ntabwo kijya kirenga, kandi nje kukubwira ngo winjire mu isezerano ry'Imana. Iki ni igihe cyawe, ntabwo ari igihe cya Aburahamu, ntabwo ari igihe cya Sara, ahubwo ni igihe cyawe. Ni igihe cyo kwambara imbaraga, ni igihe cyo kuyikorera, ni igihe cyo kwakira, ni igihe cyo gukingurirwa inzugi zari zaragukingiranye. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ndagira ngo tubasengere Imana. Umaze igihe wiganyira, uri kwibaza ngo bizagenda bite, uri kwibaza, shitani akakubwira ngo ntiwapfa kubona akazi, na runaka yarangije kwiga ntakora, na runaka afite amashuri meza nta. Oya, wowe reba yaguhamagaye niyo kwizerwa. Iyagukuye hariya, wibuka aho yagukuye, iyaguhaye ishuri ukiga, iyakujyaniye abana mu mashuri, izabishyurira umwaka urangire nta mugayo ukuriho. Ikwishyurira ubukode, izaguha inzu yawe bwite. Iyaguhaye gushaka, izaguha urubyaro. Jya wibuka imirimo y'Imana, jya wibuka ineza yayo, jya wibuka aho Imana yagukuye. Imana yibutsa Aburahamu ngo nijya yagukuye muri Uri y'Abakaludaya, nijya yagukuye hariya. Jya wibuka aho Imana yagukuye wa musore we, irakuzana. None usigaye witwa papa runaka. Imana ikugire neza wa mubyeyi. Ujye wibuka, ujye uzirikana aho Imana yagukuye. Imana rero yarimbwiye ngo ninkubwire ngo hari imbaraga z'isezerano. Ndagira ngo ngusengere. Umaze iminsi ufite amarira, uvuga ngo ibyo Imana yambwiye byaribagiranye, ntaho byanyura, yo ndeba mbona nta nzira. Ariko ndashaka kukubwira ngo hari imbaraga z'isezerano, hari imbaraga z'isezerano. Isezerano rigira imbaraga. Sinzi byakurekuye, ariko amaboko y'Imana yaracyagufashe. Sinzi byakurekuye, ibyakwanze bitakikureba. Sinzi telefone yawe nta muntu ukiguhamagara, nta ukwitayeho, mbega ariko Imana yo mu ijuru ikwitayeho. Naneje kuvuga ngo ngire kwizera. Imana ikongerere kwizera, kandi wizere ko yagusezeranije ariyo kwizera. Ndagira ngo usengere muri iki gitondo. Imana igufiteho umugambi mwiza, Imana iragira ngo ikugirire neza, Imana iragira ngo igongere guhembure, irashaka kugutereka mu masezerano yawe. Yakubwiye ko uzakomera, yakubwiye ko uzayikorera, ariko urareba ukabona nta nzira zo gukorera Imana, ije kugushyiriraho inzira. Yakubwiye ko uzubaka ikaguha urugo, uri kwireba ukabona nta rugo ukibonye, ije kugushyiriraho inzira. Yakubwiye hari amasezerano, hari ibyo yakubwiriye mu murimo wayo, kandi Imana duhurira nayo mu murimo wayo. Mu murimo wayo niho duhererwa amasezerano asohora. Mu murimo w'Imana niho amasezerano yose duhabwa, Imana yasohoreza mu murimo wayo. Niho yidusanze mu byayo, ikadusanga mu nzu yayo. Amasezerano Imana yadusezeranije iyakoraho. Hungira mu nzu y'Imana, niho honyine ho kwizerwa. Hungira mu byayo, niho honyine hasigaye ubuhungiro. Mu nzu y'Imana abari uhungira, uhunga umujinya wa shitani. Uhunga shitani atakwica, atakuriganya, aberaho kwica no kuriganya. Wa mukobwa we, reka kwiganyira. Shitani arakubwira ngo reka nta kigenda, biragenda kubera ko uri kumwe n'Imana kandi ubitse isezerano ry'Imana.
rero bana n'Imana ube mu nzu yayo, uribagarira, isezerano rirabagarirwa, bakaryufirira, bakarisukira amazi. Nutarisukira amazi ntabwo rizakura, ntabwo rizera. Isezerano bararyuhirira. Iyo uri mu nzu y'Imana, iyo uri mu murimo w'Imana, ndagira ngo ngusengere. Kandi hari undi muntu nsengera, umuntu urwaye. Nawe numvise umwuka w'Imana mpata kumusengera. Umuntu urwaye indwara iyo ari yo yose, ya yindi ubona yuko umuganga ntacyo yayikoraho, Imana irabishoboye. Usigaye unywa imiti yo gukaruma ububabare, Imana yo mu ijuru yo irakiza. Uyu muntu urwaye amaso yombi, ntabwo ukireba neza, umaze kubagwa inshuro zigera kuri 6, Imana yakunyeretse. Ndagira ngo tugusengere Imana. Imana irashaka uyu munsi, hari amasezerano iri busohoze, hari amasezerano iri bukoreho, hari ibyasubitswe bigiye gusubukurwa kubera guhagarara mu Mana, kubera kwikomeza ku murimo wayo. Imana ikugarutseho, kubera ko wanze ubugome bw'isi, kubera ko wakomeje komatana nayo. Imana ikugarutseho. Nawe wari waracitse intege, nawe wari warabivuyemo, ngwino wigarukire mu Mana. Ngwino Yesu akugirire neza, ngwino Yesu aguhure nawe, ngwino Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Ngiye kubasengera. Ndasengera amasezerano, ndasengera abantu basubiye inyuma, bongere bagaruke, bagire kwizera, bahagarare mu masezerano neza, bajye mu nzu y'Imana, bajye mu murimo w'Imana bakore. Ntukabeho gutyo gusa. Imana yaguhaye akazi kugira ngo ushyigikire umurimo w'Imana. Imana yaguhaye urugo kugira ngo ugire umumaro. Imana yakugize uwo kugira ngo ugire umumaro. Rero wowe wari waratentebutse, ngiye kugusengera. N'umurwayi, n'umuntu ushaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, niwe turi buhereho. Mana Data wa twese, Imana nyiribishye, Imana nyirubutware, muririmbye yaravuze ngo amasezerano yose yakomejwe n'amaraso ya Yesu. Sengeye uyu muntu ushaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ararushye, amaze iminsi yivuruguta mu byaha, amaze iminsi arushye, ababaye, ananiwe, nta byiringiro afite by'ubuzima. Ariko uyu munsi umwakire, umwandukure mu gitabo cy'abarimbuka, umwandike mu gitabo cy'ubugingo. Ineza y'Imana imubeho, umumaro y'umubabaro n'agahinda, yahemukiwe n'imiryango. Ariko wowe Mana uravuga ngo nimuze abarushye n'abaremerewe, ngo ndabaruhura. Ruhura uyu mukobwa, ruhura uyu mugabo, ruhura uyu musore, ruhura uyu mugore, bana nawe mwiyereke mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kutanze ubugingo kandi bwinshi. Sengeye umuntu waretse isezerano, wari warakijijwe ari mu murimo w'Imana, ariko kubwo gutinda kw'isezerano ari kugenda dandabirana. Uyu munsi umwongerera imbaraga, uyu munsi umwongerera imbaraga. Uyu munsi Mana hagira abantu ugarura mu bikari byawe, ugarura mu kwizera, bongere bagukorere, basubire mu nzu yawe, bave mu bupagani, bave mu nzoga, bave mu businzi no mu busambanyi, bave mu ngeso mbi, bajye mu murimo wawe bagukorere kandi bongere bahamye. Sengeye umuntu urwaye mu izina rya Yesu. Aya maso yombi amaze kubagwa inshuro 6, umukoze ikiganza cyawe, ikiganza cyawe kiracyakiza abarwayi. Mwami Yesu waravuze ngo nimusabe muzahabwa, nimukomange muzakingurirwa. Kingurira uyu muntu, mukiza aya maso yombi, mukiza aya maso yombi, abashe kubona, ajye mu nzu yawe, abwira abantu kukiza. Urakoze Kristo, urakoze kukijije abarwayi. Uyu muntu ufite ibibyimba mu nda, ufite randevu yo kwa muganga, uyu muntu urwaye mu mutwe, urwaye ikibyimba cyo ku bwonko, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikiza indwara. Mana ugire neza ubwoko bwawe, abashomeri babona akazi, buri muntu wese ukwiringiye akubone, buri muntu wese uguhanze amaso ahure nawe. Urakoze Kristo w'i Nazareti, urakoze ko wumvise gusenga kw'abera, urakoze abaguteza amatwi, abaguhanze amaso uhuye nabo. Uyu ni umwaka w'imbabazi ku buzima bwa buri muntu wari we wese. Dusengeye itorero, dusengeye abashumba, dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abayobozi bacu, turabasengeye, tubateretse mu bise by'amaraso ya Kristo. Ineza y'Imana ikomeze ibomeho. Urakoze, rengera umurimo wawe kandi urushaho kuwushyigikira. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Ndabifuriza ineza y'Imana, ndabifuriza kuguma mu isezerano, ndabifuriza gukomeza kubana n'Imana.
nukuri ntacyo uzaba uri mu maboko y'Imana, ntacyo utageraho uri mu maboko y'Imana, ntacyo wayiburana. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Ni Gatera Jose nk'uko bisanzwe guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Imana yo mu ijuru ibishimire, naho utaha turakomeza tugende tubana. Reka mbahe telefone kugira ngo mbafashe mu buryo burambuye. Mushumba ntiyabonetse, yagiye mu zindi nshingano z'umurimo w'Imana, ariko reka mbahe telefone ndabafasha. Ni 07 8 50 98 944 07 8 50 98 944 na 07 2 74 34 93 rimwe 07 2 74 34 93 rimwe. Imana y'amahoro ibishimire naho utaha. Philadelphia, Imana iratsinda.